Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije gutugera neza kuri wa gatatu tariki 3 Mutarama 2024. Amasomo tugiye kuzirikanaho atwegereza Imana. Isomo rya mu ya mbere ya Yohani, umutwe wa 2 umurongo wa 29 n'umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Nkoramutima zanjye, niba muzi ko Kristo ari intungane, nimunamenye ko umuntu wese ukora bitunganye abakomoka kuri we. Nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya, nuko itamenye Imana. Nkoramutima zanjye, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe, kuko tuzamureba uko ari mu by'ukuri. Umuntu wese kandi umufiteho ayo mizero arisukura nk'uko nawe ari umuziranenge. Umuntu wese ukora icyaha abarwanya itegeko, kuko icyaha ari ukurwanya itegeko. Ariko rero muzi ko Yezu yazanywe no kuvanaho ibyaha, kandi akaba nta cyaha kiba muri we. Umuntu wese ugumye muri we ntiyongera gucumura ukundi, naho ucumura wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Nimucurangire Uhoraho kunanga no mu majwi y'indirimbo, mu karumbeti no mu ijwi ry'impanda. Nimusingize umwami Uhoraho. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 1 umurongo wa 29 kugeza ku 34. Muri icyo gihe Yohani abonye Yezu aje amusanga, aravuga ati, dore ntama w'Imana ugiye gukuraho icyaha cy'isi. Niwe navugaga ngira nti, ngiye gukurikirwa n'umuntu nduta, kuko yariho mbere yanjye. Nge sinari muzi, ariko kugira ngo agaragarizwe Isiraheli, naje mbatiriza mu mazi. Nuko Yohani ahamya agira ati, nabonye Roho amanuka nk'inuma ivuye mu ijuru, maze amuguma hejuru. Koko nge sinari muzi, ariko wanyohereje kubatirisha mu mazi yarambwiye ati, uwo nzabona Roho amumanukiraho kandi akamuhama hejuru, ni ubwe ubatiza muri Roho Mutagatifu. Naramwiboneye ubwanjye, kandi ndahamya ko ari we Mwana w'Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Naramwiboneye ubwanjye, kandi ndahamya ko ari we Mwana w'Imana. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Jambo w'Imana yigize umuntu, maze abana natwe. Muri aka kanya turaza gutinda ku butumwa bwa Yohani Batisa bwo kwerekana ntama w'Imana. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Ubwo muri amasomo tujya kuzirikana ku ijambo bita umuranga. Ubundi umuranga ni umuntu wese ukwereka inzira ugomba kunyuramo, ariko by'umwihariko iri jambo rikunze gukoreshwa ku musore ndetse n'umukobwa bagiye gushinga urugo, bagiye kuzabana, bari kwitegura kubana. Nuko rero hakaba umuntu ushobora kuba hagati yabo, ari we umuranga, wa wundi ugenda ubahuza. Reka tuvuge umuhuza, bityo akagenda arangira umukwe amurangira umugeni. Natwe rero turaza kuzirikana kuri iryo jambo umuranga, tugerekeza kuri Yohani Batisa, we uranga umukwe Yezu Kristo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora gahetamye. Hari n'ivugo nayo igira iti, agatoki nako kerekana gahora karambuye, gahora kagororotse. Uze kureba niba agatoki kawe ari kurube gahetamye, cyangwa niba ari droit kagororotse. Uze gukomeza ubyibazeho. Aka kanya mu kuzirikana kuri amasomo, uze kureba niba uri umuranga cyangwa niba uri kidobya. Kidobya ni wa wundi nyine agatoki ke gahora gahinamiranye kubera gukomba.
amasomo yombi akize kuri jambo w'Imana wigize umuntu uje gukiza ibyaha, icyaha cy'isi. Yezu umwana w'Imana umucunguzi waje munsi, Mesiya twari dutegereje, anayo message ya Noheli muri no minsi. Jambo w'Imana wigize umuntu abana natwe, nimuze tujye kumuramya. Rero mu buzima bwacu dukenera inyenyeri zituyobora, dukenera aba Yohani Batisa, dukenera abahanuzi batuyobora kugera ku Mana, dukenera ijambo ry'Imana nk'inyenyeri tuyobora inzira igana ijuru, nk'inyenyeri twereka Yezu Kristo. Dukenera ibimenyetso bya buri munsi bidufasha kubona Mesiya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abo bayobozi, izo nyenyeri, abose nibo twakwita nyine umuranga ku rwego rwa Yohani Batisa, uturangira ntama w'Imana uje kudukiza. Rero mu biranga umuranga ntarangara kandi ntarangazwa. Na niyo mpamvu ugomba kuba maso yuzi ko ugiye kurangira umuntu, umurangira inzira ishobora kumugeza hagiye birumvikana heza. Ese nawe ujya urangira abandi ukabereka ijuru aho riherereye? Mutagatifu Yohani Maria Vianney ngo ari kujya yarise muri paruwase ngo ntiyaraziyo, ngo nuko ageze mu nzira ngo aza guhura n'umushumba witwaga Antoine Givre, ngo uwo mwana w'imyaka 12 ngo Yohani Maria Vianney amuyoboza inzira, nuko wa mwana murangira inzira. Amaze kumurangira inzira igana arise, ngo Yohani Maria Vianney aramubwira ati, Antoine Givre, unyeretse inzira igana iarise, nanjye nzakwereka inzira igana ijuru. Amen. Ubuzima bwa Mutagatifu Yohani Maria Vianney bwabaye bwose kuva yagera muri paruwase agatoki karangira abandi ijuru. Nawe mubyeyi uze kuva ahangaha uri kurangira abandi ijuru, agatoki kawe gahore kagororotse kari kurangira abandi ingoma y'ijuru, kari kurangira abandi Yezu Kristo. Ukiza ibyaha by'abantu. Isomo rya mbere byaje ritwereka Yezu Kristo ko tugomba kurebera kuri Yezu Kristo, we ntungane uyabuza bose ubutungane. Ntama w'Imana waducunguye atugira abana b'Imana. Iri somo kandi rije ritwereka uburyo tugomba kubaho dusa na Kristo. Nta kindi usibye kwisukura tukamumuziranenge nkawe, kuko Yezu Kristo aratunganye kandi ntawe kwihandagaza ngo yegere nyir'ubutungane kandi we ari nyir'umwanda. Bidusaba kwisukura no kwigorora, kagatoki kagororotse nyine, kuko umutima ukeye niwo bazabona Imana. Iri somo kandi rije ritwereka nyine ko ari Kristo ntama w'Imana, ko ari Kristo ukiza ibyaha by'isi. Iyi zaburi y'uyu munsi nayo ije yikiriza iri somo ko tugomba kuririmbira Imana imipaka yose, imipaka y'icyaha, imipaka y'urwango yose tukayikura mu buzima bwacu, kugira ngo Yezu waje atugana aturane natwe. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Ivanjiri y'uyu munsi Yohani Batisa umuranga ari gutwereka umukwe Yezu Kristo. Ni nkaho akubwiye nge nawe ati, va ku giti dore umuntu. Si njyewe mukiza, si njyewe Mesiya, si njyewe muhanuzi, si njyewe ugomba gukuzwa, si njyewe uje gukiza, ahubwo ndakurangira ugukiza. Kwagiye tubizirikana Yohani yarafite abigishwa, uko yagendaga abihishurira abigisha. Nyuma yaje nyine ntama w'Imana amaze kuza, yerekanye ntama w'Imana ati, va ku giti dore umuntu, amwereka abigishwa be, dore ntama w'Imana, dore uje gukiza icyaha cy'isi. Amen. Yohani turamubona kwicisha bugufi nk'umuntu wari ukomeye afite abigishwa, nawe yari kwifuza kugumana nabo, ariko akaza kubona akareba hirya akavuga ati, aba ntabwo ari abanjye, dore nyirabo. Va ku giti dore umuntu, dore umukwe nguriya, njye narindi umuranga, sinjye Mesiya, sinjye muhanuzi, dore Yezu Kristo nguriya aratambutse. Tuzabona mu ivanjiri izakurikiraho uburyo ababigishwa bahise bakurikira Yezu nyine, kuko niwe Yohani yavugaga kuba umuranga mwiza nka Yohani Batista. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Iyi formule cyangwa ya magambo ntiduhema ko yakoresha mu misa. Buri gitambo cya misa ijambo rigomba kugarukamo, ariko cyabaje nuko turivuga benshi turangaye. Umusaseridoti nk'umuranga werekana Yezu Kristo, ntabwo ari we yerekana, ahubwo yerekana Yezu Kristo mbere yuko tugiye kwakira umubiri wa Kristo mu guhazwa communion. Ati, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nuko rero nawe ukitegura kuza kwakira Yezu. Buri gitambo cya misa
Yezu yongera gukiza, akiza ku mubiri agakiza no kuri roho. Ibyaha byinshi bikirira mu misa ni byinshi cyane, gusa icyacu impamvu tudakira akenshi usanga twari twirangariye umukiro ugatambuka tutawubona, Yezu akaza gutambuka tutigeze tumwerekezwaho. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Uko twitegura misa, umuntu ushinzwe ubutumwa, umuntu uyobora abandi, padiri ushinzwe imbaga y'Imana, cyane cyane mu gitambo cya misa, tugomba kwitoza kudakingiriza Yezu, tukareka Yezu agatambuka, kuko sinjye Kristo, sinjye bagomba kureba, ahubwo kureba Yezu. Akamwana bareka inyenyeri iri mu kirere, aho kugira ngo ayirebe agakomeza yirebera urutoki ruri kwimwereka. Natwe rero tujye tureba Yezu Kristo, aba ari we turangamira. Wireba uriya, wireba ku makosa y'uriya, wireba ku mafuti y'uriya, kandi nubwo yaba adatunganye uri gukwereka Yezu, wowe kurikira Kristo nicyo akubwiye. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Rero amasomo aje gutwereka ko Yezu buri gihe Yezu aza hari icyaha kugira ngo ajye hakure. Noneho yamara gukegezayo, wamwemerera ariko ubundi mugaturana, ugaturana n'ubutatu butagatifu. Ngiye yashinga nakunze gukoresha demere, kuba muri Yezu, kuba mu Mana. Nta kindi bigusaba nawe kwimura icyaha kugira ngo umwami w'abami umwimike. Kwimura icyaha ukimika Kristo, kwimura sekibi ukimika Kristo. Biradusaba iki uyu munsi? Biradusaba kuba baranga, bityo ntitumere nka cya cyapa kirangira abantu inzira aho bagomba kunyura, ibyo bagomba kubahiriza, ariko cyo cyamara kubaranya no kubayobora, cyo kigasigara gishinze nk'ipoto nyine, kitinyagambura umwanda, ivumbi, imbeho igakinobagura aho ngaho nyine ku nzira, kandi ngo cyarangiye abantu. Nawe niurangira abantu ijuru, ujye ukora ku buryo inzira banyuzemo bayigana ijuru yandi wabarangiye, nawe ko kuyikomezemo ugana Imana. Ngiye padiri, abihaye Imana, abashinze urugo, n'abandi mwese mushinzwe abandi, nk'uko tugomba kugenza, kuba umuranga, ariko nanone ngakomeza nanjye gukurikira Kristo, kurangira abandi Kristo, ndetse no kumukurikira, ndetse no kumukurikiza buri munsi. Kuba umuranga mwiza. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore ngo yari afite umukobwa yarambagizaga, yifuzaga ko bazabana, ariko akaba yari afite undi muranga w'umukobwa wajya kumushyira utubaruwa akamugeraho, akamuha akamesaje amushyira ashyira inshuti ye. Ngo nuko igihe cyo kubana cyegereje, ubukwe buri hafi, wa mukobwa w'umuranga aza kugira ikibazo cya jalousie, agashyari kazamo, uburyo ari kwibaza ubwo yumvaga uko azakomeza kuba umuranga mwiza, bishoboke ko wa musore nawe hari ijambo rindi ashobora kuzamubwira. Wa mukobwa arategereza shwi, arategereza ko ari icyo azamubwira, araheba. Nuko rero muri uko guheba afata ingamba zose zishoboka zo kuzayisha wa musore wa mukobwa kugira ngo ntibazabane, wenda rebe ko byibuze yazamureba n'ibihumye. Ubwo akomeza ako kazi cyangwa ubwo butumwa bwo kuba umuranga, maze ngo aritonda, aza kuri wa musore ubwo wari wamuranga, maze aramubwira ati ngufitiye amakuru ashyushye cyane. Wa musore nawe ati kagira inkuru, ufite amakuru ashyushye cyane ku mukobwa wawe uri kwifuza kuzana, ntashobotse. Uzi ko iwabo baroga, se n'umusambanyi, nyina n'umusinzi. Ngana natekereza uri nk'uyu musore umvise ibi bintu bikomeye biri muri umuryango, uyu mukobwa uraza kumureka? Nuko ngo wa musore ngo aramusubiza ati ngurikije uko wamundangiye igihe kiba kirekire, numva we ibyo bintu atabikora. Ikindi kandi biramutse binari iwabo, natwe iwacu baratubeshyeye ko turi abarozi, ariko nasanze atari byo, ariko ntabwo ari byo. Humura rero, uko akomeje kumundangira n'ubundi ndakwizeye, nizeye ko uko wamundangiye neza mbere hose nta kibazo kizavuka, n'ubundi nta kibazo kirimo. Nuko wa mukobwa haciye kabiri n'ubundi aragaruka, maze abwira wa musore none ati hari andi makuru agurishwa akomeye cyane ngufitiye, wamenya nawe umukobwa wawe? Uzi kuriya mukobwa ari karya myenda? Abantu benshi bafite amadeni, amatsinda menshi ayafite amadeni, ubwo se amadeni uzashobora kuyishyura ni mu bana? Ni igisambo, naje no kumenya ko n'umusambanyi kabuhariwe. Nuko ngo wa musore ngo aramusubiza ati nkurikije amakuru wampaye na mbere hose, numva uko wamumbwiye neza, n'ubundi numva nta kizahinduka, azakomeza kuba mwiza.
naho ibyo by'ubusambanyi, kurarikira n'ibindi, birashoboka ko nitubana nawe ntabwo azongera kurarikira, kuko ni ngewe gusa azaba ari kubona, ni nge azagirira inyota. Ndizera ndashidikanya ko atazongera kwiba, n'amadeni tuzayishyura. Wa mukobwa neza neza abura aho yarigitira. Nuko hashize indi minsi abonye wa musore atari kuva ku izima, n'ubundi aragaruka aramubwira ati, noneho ngufite amakuru ashyushye, ndizera ko uyu mukobwa noneho wakomeje kumukomeraho ariko nta kigenda. Uzi ko uyu mukobwa iwabo aho umuryango wabo batabyara, none se urumva urashaka ko bazaguhamba n'ikara nawe? Urashaka ko utazabyara nawe? Nuko ngo wa musore ngo aramubwira ati, umva, uko wamundangiye n'ubundi, uko wakomeje kumundangira neza, ibihe byashize ari byinshi, numva nta cyambuza gushakana nawe. Ibindi ntabwo ari twe tuzabishaka, turifuza kuzabyara, ariko hari ibyo tutakwigezaho. Rero ibyo ntakwigezaho, ndabizi neza ko hari undi uzabingezaho, ntabwo ari njyewe. Rero ikibazo ntabwo ari we, nta nubwo ari njyewe, ahubwo bizaba nyine mu bushake bw'Imana, ntabwo ari twebwe. Nuko wa mukobwa neza neza abura ahantu yarigitira. Nuko ngo ku wundi munsi wa 4 ukurikiyeho araza, none aravuga ati, umva, none ngufite amakuru ashyushye kuri uriya mukobwa. Umva, ushatse none wamureka, kuko ibye ntabwo wamugeza mu rugo ngo muzabane. Nuko ngo aramubwira ati, uzi ko uriya mukobwa afite indwara yo kunyara ku buriri, ubu koko muzabana? Wamwihoreye wamuretse? Nuko ngo wa musore ngo aramusubiza ati, umva rero, ndi umuganga, nzamuvura kandi nzi ko azakira. Nicyo muzaniye kugira ngo muvure, kuko nzi ko hari indwara nyinshi afite, nzamuvura kandi azakira, ubundi tubane. Nuko wa mukobwa abonye neza neza wa musore yanze kuva ku izima, ari kubura arataha, bishoke ko azongera kumutega undi munsi. Ubukwe bwaje kuba, wa musore na wa mukobwa barabana kubera Imana. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ntabwo Imana idukunda ko turi beza, ahubwo tuba beza kuko Imana idukunda. Amen. Mbega umuranga uraha, nguko abaranga benshi tujya duhinduka ba kidobya. Nawe uzi kwibaza, ese ndi umuranga cyangwa ndi kidobya? Akayasariza yivanga mu mata. Nguko uko abantu benshi twigiza abaranga ariko biranga, bizarangira bari no kwirangaza. Nta muranga urangazwa, nta muranga wiranga. Nguko uko abantu benshi uwo nanjye wasanga turimo, akenshi dukunze kwicira inzira, twishakira inzira, nguko gutangira gusabya mugenzi wanjye, kumuharabika, kumukoza isoni, kumuteza urubwa, kumushyiraho amakara ashyushye, n'ibindi byinshi cyane ushobora kumugerekaho, mubeshyera cyangwa bimwe n'ibyo cyangwa ibindi sibyo, kugira ngo abaryo uza gutambuka. Kandi umukora n'umugeni arahari, ariko ngende kwifuza kwivanga mu byabo. Umuranga ni umuntu urangira abandi, ariko akaza kugera ate? Akaza kugaruka inyuma, agafata umwanya we. Ni nka catalyseur. Ijambo catalyseur riravuga ngo c'est un corps qui accompagne une action et qui se trouve inchangé à la fin d'une réaction. Ngo nako kantu nyine kagomba guherekeza igikorwa, ariko kakigarukira, ntikivange. Abantu benshi tujya twivanga, tukaraburiza abandi, tukavangira bakwe umukwe Yesu. Nawe uyu munsi uze kureba niba ubutumwa bwawe bukiri ukurangira abandi cyangwa ukurangiza abandi, bukiri ukuyobora abandi cyangwa ukubayobya. Kurangira abandi kandi ngoma y'ijuru bishatse kuvuga none kubasengera, kubaganisha ku Mana, kuberekeza ku Mana, kubavuganira, kubasabira. Ese hari awuhetse ujye usabira? Aburangira agatoki cy'ijuru ati, nimurebe Yesu, mwoye kundeba, ahubwo murebe Kristo. Dusabe inema kudakingiriza Kristo uyu munsi. Ese musore ugiye gushinga urugo cyangwa na mukobwa ugiye gushinga urugo, umuntu muzabana ujye umwitegura, ujye umutegura, umeze nka Yohani Batisa? Cyangwa icyawe no kumva amabwire, wagera mu rugo iwawe uri kumwe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, ukumva amabwire aturutse impande n'impande, bizarangira nyine musenye. Akabya mugabo wanditse ku rugi rwe ati, ugenzwa n'amagambo mabi ntakagerere mu rugo. Kwirinda abantu bakidobya mu ngo zacu, ejo n'ejo bundi batazadusenyera. Ese ufite misiyo yo gukiza abandi cyangwa ufite misiyo yo kwica abandi, kubarangiza? Urangira abandi umukiro cyangwa urangira abandi urupfu? Urangira abandi umuriro cyangwa urangira abandi ijuru? Umukoro twese tuza gutahana, devoir à domicile, ni ukureba abantu bose mwabanye, mwakoranye,
abantu benshi wagiye usibira amayira, abo wagiye uharabika ukabateranya n'abandi, ukababeshyera ukabasebya, bikaza kurangira ariko ari wowe wibeshye. Abo wagiye usebya, abo wagiye ugereka wibera ishyushye, aho wagiye ukingiriza Kristo, bityo ugakora ibikorwa by'umwijima biyobya abandi bakidobya, aho kugendera mu nzira z'urumuri. Ubuhamya bw'ubuzima bwawe bukaba buri kuraburiza abandi aho kubakiza. Maze nawe misuza gutura uze gukomeza uzirikana ku magambo yo Yohana Batisa, dore nta Imana dore ukiza ibyaha by'abantu. Nawe urebe niba agatoki kawe kakigororotse, ubuhamya bw'ubuzima bwawe niba ukiri mu nzira nziza nk'umukristo umwana w'Imana uri kwereka abandi ingoma y'ijuru, cyangwa niba warabaye kidobya, ka gatoki kahinamiranye, ka gatoki kamenyereye gukomba, kamenyereye kwishora mu ngeso mbi, kamenyereye kurangaza abandi, kamenyereye gukoza abandi isoni, gahora gahetamye. Uze gukomeza wibaze niba urutoki rwawe rugororotse rwerekana ijuru, cyangwa niba urutoki rwawe rurihetamye ruhetamiye hehe mu muriro. Uze gukomeza ubyibazeho. Hagati aho Yesu akomeze kukurinda, Imana ikomeze kukugira neza, ukomeze ugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Imana iturane nawe, Jambo w'Imana wigize umuntu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Isi yose niyishime, Noheli nziza, haleluya. Twabonye umukiza, umwana w'Imana, atuzaniye agakiza.